Dore amanota University of Rwanda izafatiraho kugira ngo yemerere umunyeshuri kuba yaba umunyeshuri wabo. Abantu mwakoze application imbere mwarahombye mutarabanje kumenya ibi bintu. Nimba utarayikora ndagusabye ubanze ukurikire iyi video nkwereke bimwe mu bintu bisabwa nkuko byasohowe na University of Rwanda. Abenshi mushobora kuba mutarabibonye, hari n'abagize amahirwe yo kubibona bakaba barakoze application yabo babigendeyeho. Ariko wowe utarayikora ndagushishikariza kureba ino video kugeza ku musozo kugira nkwereke izi entry requirement zasohowe na University of Rwanda. Ndagushimiye rero we wageze kuri IV Scholars ukaba wamaze gukanda subscribe, nawe niba utarayikanda ndagira ngo nkwibutse ukande kuri subscribe kugira ngo amakuru nk'aya y'ingenzi atazajya gucika. Session yacu rero uyu munsi ngiye guhera kuri campus ya Huye muri CBE. Abantu benshi mwasabye amasomo yo muri CBE ariko ntago muzi ngo CBE bivuze iki cyangwa se biherereye he. So rero ku bantu basabye CBE na abantu basabye muri College of Business and Economics muri benshi cyane, niyo mpamvu nifuje kugira ngo mbahereho. Gusa nabandi niba ntaravuga ku byo warasabye muri KIT, Kavimu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nkuko mubiza ama University of Rwanda na 6 mu gihugu. Rero ndagenda nkubwira imwe ku yindi kugira ngo buri muntu azisange aho yasabye cyangwa asobanukirwe n'ibyo yasabye. Uyu munsi rero nifuje guhera ku basabye muri University of Rwanda Huye campus. Abasabye muri Huye campus hari abantu mwenshi mwagiye musaba accounting and finance, za transport and logistic management, za business information and technology. So nibyo ngiye kuza kugusobanuriraho kugira ngo ujye umenya se amanota akenewe kugira ngo nzabe admitted, cyangwa mbere yuko njya kwa applyinga ngomba kugenderaho byibuze nkamenya amwe mu makuru ngomba kuba mfite ngenderaho. So reka manze mpere hano ku bantu basabye muri Huye. Nkuko mubibona hano umutwe wacu uragira ngo College of Business, kamanze mbibereke nkoreshe allows. Murabona hano haranditse ngo College of Business and Economics CBE muri bracket. Hano rero hari entry requirement for the academic year 2025. Hari ibisabwa rero kugira ngo ube admitted muri CBE. Ni ibihe rero? Reka tubanze duhere kuri School of Business. Ku bantu basabye Business Administration with honors in accounting and finance, nkuko mubibona hano hambere. Reka mashyire naho akalo kugira mujye mubibona. Nkoresha ka red. Murabona ino faculty bayita but ugomba gusohokana degree ivuga ngo ni Bachelors of Business Administration with honors in accounting and finance. Ubwo iyo ni degree uzasohokana igihe uzaba ugize ute, igihe uzaba usoje kwiga accounting and finance. Ugomba gusohokana A0. Nabyo mujye mugomba kubisobanukirwa. So murabona area of study ni non STEM. Abenshi rero mugenda mwibaza ngo STEM ni iki, non STEM ni iki, ese nayahe mahirwe mfite kuba narasabye STEM, nayahe mahirwe mfite kuba narasabye non STEM. Ibyo byose nibyo ngiye kugusobanurira. Rero ku bantu mwasabye STEM cyangwa se mudasobanukiye STEM na non STEM. STEM ni ukuvuga ngo nama faculty afite ahahuriye na science. Murabizi nkuko mwabyize secondaire mwagiye mwiga like definition y'amasomo mwigaga ngo what is mathematics, bagatangira kuvuga ngo is a branch of science. Nimba uzi ko ari somo wize rivuga ngo is a branch of science, ukaba uri gusaba wemere gusaba iyo faculty bagendeye kuri iryo somo, menya ko iyo ari STEM. So rero amahirwe ufite ko uri gusaba STEM iri favorable cyane kubera ko leta y'u Rwanda irimo ila promotinga abantu biga ama science cyane. So ubwo rero nimba warasabye STEM menya ko uri probably kubona admitted cyangwa se buruse ya leta ukaziga kuri buruse ya leta. So ariko nawe wasabye non STEM ntabwo bivuze ko utazayibona, kuko nkanga nk'urugero muri accounting and finance ntabwo ari STEM, ni non STEM, ariko urabona bashaka abantu 500. Reka mbanze nkwereke nkoresha blue allo. Urabona hano maximum number of applicants to be admitted muri accounting na abantu 500. Dear friend, abantu ni benshi. Byibuze rero combination ugomba kuba warize kugira ngo uzabe admitted muri iyi faculty, ugomba kuba warize MEG, MPC, MCB, HEG, LEG,
HEL, PCM, MPG na MCE. Cyangwa se kubize TVET hari requirement babakiriyeho. Nimba warize TVET ukaba utararebye izi requirement ukaba waramaze gukora application, yego byararangiye, ntago mvuze ngo na amahirwe ufite, ariko ni makeya. Nimba nawe utarayikora, banza urebe izi requirement kugira ngo umenye ngo amanota basaba nangahe. Nkahangaha mu bantu bize TVET at least bashyizeho 75% aggregate. Ugomba kuba waragize amanota byibuze ari hejuru ya 75. Kandi harimo ntago ari combination zose mugomba gusaba iyi faculty muturutse muri TVET. Nimba warize TVET banza urebe niba warize accountancy, customs and tax operations, business studies. Nimba warize ibindi bintu wiga muri TVET ugasaba ino faculty, amahirwe ni makeya. So reka tumanuka kuri faculty ya kabiri nayo nkusobanurireho se ni ibiki bikenewe. Faculty ya kabiri noneho yo bayita transport and logistic management. Gusa qualification yayo yose uko yitwa bayita bachelors, usokana bachelors of business administration with the honors in transport and logistic management. Kugira usabe ino faculty ugomba kuba warize MEG, MPC, MCB, HEG, LEG, HEL, PCM, MPG na MCE. Ngira ngo ibyo byo murabisobanukiwe. Ikindi nuko ari non STEM, ntago ari science. Abantu bazaba admitted byibuze na abantu 200 nkuko mubibona hano. Applicant to be admitted ni 200. Urumva na abantu benshi cyane. Byibuze ni mufite amanota ari hejuru ya 70. Aha mahirwe yo kugira ngo ube admitted ari hejuru cyane. Nkubwira ngo iyi faculty ushaka kuyisaba niba ufite amanota ari hejuru ya 70. Gusa nawe uri hasi ntago nkuciye intege, wayisaba nta kibazo. Gusa ndi kukubwira uburyo ki amahirwe agiye ameze kugira ngo ube waba admitted. Reka tumanuke ku yindi ya gatatu kuko dufite byinshi cyane byo kuvugaho. Ubwo ndagenda mvuga dukeya twagiye dusabwa cyangwa mu byasabwe nayo arakuba wara passinze cyangwa se abantu bakeneye, nibyo ndi bugende nkubwiraho. Ni kandi transport and logistic, nimba warize TVET warize muri izi faculty 3 ziri hano wemerewe kuyisaba, ariko nabwo ugomba kuba ufite amanota ari hejuru ya 75. Mu bitandukanye na lab yo ntago babikomeza cyane, ushobora no kufite 60, 55 bakagufata. So mu bitandukanye na TVET babasaba amanota ari hejuru cyane. Reka dukomeze n'indi faculty nabonye mwasabye muri na benshi ya business information technology. Iyi ni STEM rero, ni science. Ubwo iri probably ko buruse ugomba kuyibona. Ubwo nimba uzi ko wayisabye ukaba warize zimwe muri izi combination, warize MEG, MPC, MCB, PCM, MPG, MCE, cyangwa warututse muri TVET warize computer science, software development, networking, electronics and telecommunication, wemere ku applyinga ino faculty. Ku mubare w'abantu bazaba admitted na abantu 200 nkuko mubibona hano. Bana nkireho allo mubibone abantu bagomba kuba admitted ngabo abantu 200. Ariko nanone hari ikindi kintu nibagiye kubabwiraho. Hari imyaka ugomba kwiga. Ngiyi hano ni imyaka 4 ugomba kwiga kugira usokane bachelors cyangwa A0. So nimba uzi kugiye kwiga muri kaminuza, menya ngo ngiye no kwiga imyaka ingana gutya kugira ngo umenye n'uburyo planning life yawe y'ejo hazaza. So ngira ngo turacyakomeje ibi byose ndi kukubwira na amasomo wasanga muri University of Rwanda ariko muri campus ya hehe ya Huye. Ndacyavuga kuri faculty zifite aho zihuriye na CBE. Ubwo ni muri College of Business and Economics. Iyi ngiyi noneho ndakeka yo ndi buyitindeho cyane kuko nabonye mwana nayisabye muri benshi. Abantu bize za HEG, MEG, MCE mwarayisabye muri benshi. Niyo mpamvu ngomba kwitindaho kugira ngo mubanze musobanukirwe uko mwayisabye muri benshi. Abantu bazaba admitted ni bakeya, bamwe bafite amanota ari hejuru. My dear friend, niba uzi ko ufite amanota ari hejuru, iyi faculty isabwa n'abantu benshi, muyihuriyeho muri benshi, ubwo amahirwe yayo nayo urayumva.
First of all ni muri department ya economics, murabibona campus yo ni ya indi tukiri kuvugaho ni Huye. Qualification yo murabizi ko musohoka na bachelors. Economics nk'ibisanzwe ni non STEM, yo ntabwo ari science. Required combination, ese nizihe combinations ugomba gusaba cyazemerewe gusaba iyi faculty, n'izindi murabyemerewe. Ariko buriya University of Rwanda iba yaritegereje kara domain wizemo n'ibyo ugomba gukomeza ko byakabaye ari ibyo ngibyo. Ubwo rero uturutse mu yindi amahirwe abari makeya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri byibuze ugomba kuba warize MPG, PCM, MEG, MCE, MPC ndetse na MCB. Iyi faculty ni faculty igira imibare my friend. Niba utazi ikintu cy'umubare, ngiye mbifitemo experience, ndi umunyeshuri UR, ni ibintu nizi nanjye mbona abanyeshuri wabo bafata mariteke muri mathematics, kandi riteke irahenda. Byibuze ntabwo ijya munsi, isomo riba rifite amafaranga makeya ni 99,000 n'utundi ducere turengaho. Ubwo urumva iramutse igufashe mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane na amafaranga arenga 400,000 wayishyuraho. Ubwo nimba utazi imibare my friend, iyi faculty nakugira inama yo kuyihorera ugacuzinga izindi. Ushobora uri kwibaza ati se namenya gute iyi faculty amasomo arimo ibiyagize? Ushobora kwegera abantu, turahari nziranye n'abanyeshuri benshi bari mu UR atandukanye. Nanjye ndi umunyeshuri muri UR, wambaza nshobora kukulinkinga nkagundi munyeshuri wiga iyo faculty wowe ushaka, akaguha amakuru arambuye kugira ngo ujye ubanza umenye ngo iyi faculty ngiye kujyamo irimo ibi nibi. Ese secondary narabitsindaga, ubwo ngubwo ukabona kugira ute kuyihitamo. Mbere yo kujya gukora amahitamo, banza ushaka amakuru kuri faculty ugiye guhitamo. Banza ushaka umuntu wayize, either wenda ushaka umuzi cyangwa utanamuzi, ugashaka umuntu umunyeshuri ga UR akakulinkinga uwo muntu. Ikindi kintu ushaka kureberaho kugira uhitemo faculty, ushaka kuvuga ati iyi ngiyi ndebye ku isoko hanze bimeze gutya, imirimo yayo ikunda kuboneka, ngomba kuyisaba, yabikomeye yabidakomeye nzayihataho kuko akazi kayo karahari. Nabyo ugomba kubifokasingaho. Ikindi ugomba gufokasingaho aricyo nanagahereyeho, ese ibintu birimo nzabishobora? Kuko University of Rwanda nta mikino, yo isomo rigufashe urishyura, kandi iyo usibiye ntago bakiguhaye iki, ntago bakiguhaye buruse, uhinduka private candidate ukajya wishyurira. Ubwo rero ugomba gufokasinga kuri ibyo bintu byose. So twari tugikomeje rero n'abantu baziga economics, hano bashyiraho na principal subject to be considered for admission. Hano hari isomo bagomba kuzarebaho kugira ngo baguhe admission. Witonde, bavuze ngo any two subject of each combination, byibuze subject ebyiri za combination wize cyangwa wiga ntago ukiri kwiga ariko warasoje wize, harimo imwe ya mathematics. Hagomba kuba harimo imwe ya mathematics muri, ubwo urumva Heg already yamaze kuba ivamo. Nimba utarize mu masomo abiri wize hatarimo byibuze imibare, muri ayo masomo abiri harimo imibare, iyi faculty ntabwo ari iyawe my friend. Shaka izindi, zirahari ni nyinshi, kandi University of Rwanda ifite imyanya myinshi yo kuba. Yego mwese ntabwo ifite ubushobozi bwo kubakira nkuko mwatsinze mwese, ariko iyo wahisemo neza wakurikije ibisabwa uba admitted, ukabona buruse nawe ukiga kuri buruse nk'abandi. So rero nimba warize faculty byibuze irimo imibare kandi ugomba kuba warayitsinze, ni itegeko kuba waratsinze iki, imibare. Bavuze ngo mathematics is mandatory and candidate with the good mathematics grade will be given priority. Ibi bizarebwa n'ihame ko bazabireba. Byibuze grade nziza no guhera kuri D kumanuka. Nimba uri hejuru ya D, menya ko iyo grade rwose mu mibare atari nziza. Abantu bagomba kuba admitted ni abantu 150, mukiga imyaka 4 mugasohokana namwe A0. Reka nkusobanure gato nanone, hari abasohokana A0, hari n'abasohokana AE cya A1. Bitandukanye rero, umuntu wize imyaka 4 asohokana A0, umuntu wize imyaka 3 asohokana AE. Niho biba bitandukaniye. Ubwo urumva uko wiga imyaka myinshi niko qualification yawe iyongera. So ndakeka muri Huye ari aha twaba tugarukiye. Urabona hakurikiyeho College of Education, nazo nzazivugaho
ndetse n'izindi ziri mu zindi kaminuza nazo tuzazivugaho ubutaha, ariko reka mbanze nsoreze kuri abantu bari barasabye ko twababwira kuri campus ya Huye. Tuzagaruka tubabwire kuri za KIST, kuri University of Rwanda ziherereye za Remera, nazo tuzivugeho mumenye ngo ni ibiki bisabwa. Ndagushimiye we twabanye, kwa waramaze gukora subscribe ni iby'agaciro, naye niba ari ubwa mbere kandi nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru y'ingenzi kandi agezweho hano kuri Ivy Scholars. Ciao ciao.